munsi nashatse ko noneho twicara tukaganira. Nari maze igihe kinini njya ku kazi nkataha bwije, ariko natekereje ndavuga uyu munsi dufate umwanya tuganire, ntabwo twari bwakuganira. Mu bintu rero nshaka ko tuganiraho, murabona umuvandimwe wanyu witwa Iris, murabona ikibazo afite. Asigaye yarishoye mu bugizi bwa nabi, aho asigaye ashimuta abantu, no muri leta amadosiye ahora yari menshi ariko bakabura za gihamya. Rero mwabana mwe ndagira ngo mugerageze mwirinde, mwitwararike, dore none ari gushaka imitungo yanyu kugira ngo ayikubire. Birasaba ko mwakwitwararika kugira ngo mutazagira umwe ugira ikibazo ahura nacyo bitewe nawe. Kwitwararika kuko ashobora kubatwarira imitungo yanyu. Rero ni ugukora uko dushoboye, bise tugashaka nyine uburyo nyine twamugira inama, nyine dufatanyije hamwe. Ariko se papa, ubundi nta kuntu mwakifashisha inzego z'ibanze mukaba mwabasha kumugeza nko kuri sitasiyo bakiga ku mico yiwe? Kuko ndi kubona umukuru wacu njyewe sinzi uko mubona. Ejo mudashobora kwica nk'umuntu, murabona ukuntu habaye mayibobo, mukaba murabibajijwe. So njyewe ndumva papa, njyewe tuva mwabigeza ku mategeko y'ibanze, kuko ejo bundi mushobora kubona mukabona yishe nk'umuntu, icyo gihe muzabibazwa. Ariko wagenda ukumva ibintu atari byo, nta kuntu umuntu uvukana mu maraso, ntabwo twamutarega nko kumutanga, kandi ibintu akora baramutse bamufunze ntabwo yava. Mukuru wanjye ibyo akora ni ibyo, ariko dushaka izi nzira twamukora mu muvandimwe n'umuntu uri mu muryango, ariko tudakoresheje bifashe. Reka twashaka ubundi buryo tubikora, ariko tutitabaje inzego zibishinzwe. Rero mwana wanjye Liliane, buriya ikintu cyitwa amaraso buriya ni ikintu gikomeye cyane. Nanjye nabitekerejeho kuba nabishyira mu nzego zibishinzwe zikamukurikirana, ariko nanone narebye ko dushobora gushaka ubundi buryo tukamugarura mu nzira nziza, hatabayeho kujya kumufungisha cyangwa ngo barinde wenda bamuca n'amahazabu. Ubwo rero ikibazo nahuye nacyo ni uko ndamuganiriza, ntabwo ashaka ko tuganira, ariko uko byagenda kose tugomba kubikora mu nzira nziza ufatanyije na mama wawe. Ariko se papa, ibintu iyo byaje mu bwicanyi, reba nk'ubu asiga nk'urumogi, inzoga, ubu se umunsi yishe nk'umuntu uzabimenya, kandi ibyo byose ubwo se umunsi wagiye kumugira nk'inama akabyanga, kandi ibyo byose yabikoze. Papa ni akazi kanyu kumenya bamushyigikiye, turi ko nta kintu ari kutubwira kuri Umenye ko ari umwana wanjye, ntabwo mushobora kumugira nabi nuko yigize umunyabyaha. Oya, ntabwo bishoboka. Tugomba kumwigisha twese hamwe, tukamugira inama, tukareba ko yahinduka. Naho kumbwira ngo muramufungisha mumuragira ute? Bana banjye rero, dore ndananiwe, ariko ni inama nabagiraga kugira ngo mujye mwirinda. Ndabasaba ko mwajya mugendera hamwe kugira ngo hatazagira umuntu ugira ikibazo ahura nacyo. Ntabwo mperuka kuri banki, reka ndebe ko hari duke naba mfite, baheza bifashisha. Omae wa mou shindeiru.
ni ikibazo ugiye kubatabara nubwo ntabazi. Ikibazo cy'ikisi. Wewe icyo nababwira cyo ntimuzi nagisimbaza ariko reka Sister, bagirire twigende impuhwe wa. z'uyu munsi batabare. Ikiza nuko mwanyumva kuko kuko mwaca kujya amazi. gutabara twigende. Oya, please. Muvandimwe twasangiye kwa boss. Je ntabwo nirengagije ubugome bwanyu. Niyo mpamvu nashobora gukorana namwe. Uko byagenda kose muri abagome kandi bose. Kujya kwa boss rero ukavuga uburyo tugambanira. We na boss muri abashende zabicaho. Boss wamenye namusa. Umwe tugambani. Bravo! Ibyo ni ibiki? Aka ni agasabune kuko shyiramo. Munzanire icyangwe. Kusha Diamond. Amazi arashyushye. Yashyushye byataye rwose. Amaze iminsi ngahe kuziga. Wana ni nk'amezi 2 yonyine. Cyangwa kiresha. Iki boss? Tega neza sha. Tega umutwe. Igicucu. Hanze gishyushye ariko.